twongeye kubasuhuza tubifuriza ikaze mu kiganiro Karame Mubyeyi mukurikirana ku Mubyeyi TV mukaba mukigezwaho na Tuyisenge Lucy umubyaza. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro gishimishije cyane. Mbese waruzi akamaro k'igisheke? Abantu benshi ntabwo igisheke bakitaho cyane, batekereza ko ari ibyo kurya by'abana cyangwa abantu runaka. Nyamara igisheke ni icyo kurya umubiri wacu ukeneye buri munsi. Mbibutse yuko igisheke gifite amasukari meza cyane kandi y'umwimerere dukeneye kugira ngo tubashe kugira imbaraga mu kazi kacu ka buri munsi. Ikindi mbibutse ko igisheke gifite imyunyungugu ndetse n'amavitamine meza cyane abantu dukeneye kugira ngo tubashe kubaho kandi tugire ubuzima bwiza. Akamaro k'igisheke ka mbere ni uko kitwongerera imbaraga. Ikindi ubushakashatsi bwagaragaje ko igisheke gikangura ubwirinzi bw'umubiri wacu ku buryo umuntu ukoresha igisheke adapfa kurwaragurika cyangwa se ngo apfe kurwara uko bibonetse kose. Niyo mpamvu ndarikira umuntu wese unkurikira cyangwa se n'undi uzumva iyi nkuru ko akwiriye kumenya ko igisheke akwiye kugikoresha kandi akagifata nk'uko bikwiriye kugira ngo kibashe kumugirira umumaro. Mbese iki gisheke cyaribwa kimeze gute? Muri aka kanya ndagira ngo mbabwire ko mbere yo kurya igisheke umuntu arabanza akakironga neza n'amazi meza akagikuraho imyanda yose. Yarangiza uwabishobora yagikongora akoresheje amenyo ye akabasha kukirya. Kubera ko igisheke iyo tukirya dukoresheje amenyo yacu bituma amenyo yacu akomera ndetse bikaturinda indwara z'amenyo za hato na hato. Ubundi igisheke umuntu ashobora kugitegura yagikozemo umutobe wacyo. Umuntu ushaka rero gukora umutobe w'igisheke ndagira ngo mubwire ko nta bindi bitangaza bikenewe, yakoresha ka kamashini dusanzwe tuzi gakora umutobe w'imbuto. Akaba yakora umutobe mwiza w'igisheke akaba yawunywa buri munsi. Igisheke rero gikenerwa n'abantu benshi cyane kandi kigakenerwa n'abantu ku rugero rungana n'imbaraga bakoresha bitewe n'akazi kabo ka buri munsi. None se igisheke hari aho cyaba gihuriye n'umubyeyi utwite? Umubyeyi utwite unkurikiye ndagira ngo nkumenyeshe ko igisheke ari cyiza cyane ku buzima bwawe. Nk'uko nabivuze, igisheke gifite amavitamine meza, imyunyungugu myiza n'amasukari meza umubiri w'umubyeyi utwite ukeneye kugira ngo abashe kugira imbaraga mu gihe cyose azamara atwite. Kandi nk'uko nabibabwiye, igisheke kitwongerera ubwirinzi bw'umubiri wacu. Bivuga ngo rero nubwo gutwita atari uburwayi, ariko tuzi neza ko umubyeyi utwite agira indwara za hato na hato. Rero umubyeyi utwite unkurikiye, nukoresha igisheke neza umubiri wawe uzagira imbaraga ndetse ugire n'ubwirinzi ku buryo ushobora kuzamara amezi 10 yose yo gutwita uri muzima ukaza kugeza igihe cyo kubyara uri amahoro. Reka rero nsubize ikibazo abamama benshi bagiye bambaza mu gihe cyabo cyo gutwita, cyane cyane mu gihembwe cya mbere cy'inda ndetse n'igihembwe cya kabiri. Nk'uko tubizi hari ibimenyetso ababyeyi batwite bibonaho rimwe na rimwe bikabagora ndetse ugasanga binabagwa nabi bitewe n'imisemburo myinshi ibiri gukorerwa mu mibiri yabo. Ababyeyi rero benshi batwite bakunda kugira ikibazo cy'ikirungurira. Mubyeyi utwite unkurikiye ndagira ngo nkubwire yuko igisheke ari umuti mwiza cyane w'ikirungurira. Iyo umubyeyi utwite amaze kurya cya gihe agiramo ikirungurira, tumugira inama yo kurya igisheke, amasukari yo muri iki gisheke agacubya cya kirungurira ndetse agacubya na acide nyinshi yo mu gifu, noneho umubyeyi utwite akumva amerewe neza. Uyu mubyeyi utwite adakoresheje igisheke yakoresha iki kindi? Reka ndarikire umubyeyi utwite unyumva ko karoti nayo ari umuti mwiza cyane wo kudurinda ndetse no kutuvura ikirungurira. Umubyeyi utwite unkurikiye ndagira ngo nkurarikire gukunda gukoresha karoti mbisi, kuko umutobe wa karoti ni mwiza cyane, nawo ubugizwe n'amavitamine meza ndetse n'imyunyungugu igenda igacubya cya kirungurira, noneho ukumva umeze neza. Iyi karoti rero ushobora kuyihekenya cyangwa ukayikoramo salade wayirabye ukaba wayirya, ikaba yagufasha kugira ngo ubashe kumva umerewe neza mu gihe waba urwara ikirungurira. Ikindi ushobora gukoresha ni amata y'inshyushyu ku bayanywa.
nyamara mbibutse yuko hariho abantu bamwe na bamwe badashobora gukoresha amata bitewe n'uko abagiraho ingaruka. Rero niba udashobora gukoresha amata, uzakoreshe karoti ndetse ukoreshe n'igisheke, bizatuma ukira ikirungurira wumva umerewe neza. Ese ko hari abandi bantu barwara ikirungurira nabo bemerewe gukoresha igisheke na karoti? Yego rwose. Umugabo cyangwa n'undi wese, umubyeyi cyangwa umukobwa udatwite, niba nawe ujya ugira ikibazo cy'ikirungurira, ukwiye kumenya ko igisheke na karoti bishobora kugufasha ukamererwa neza, cya kirungurira kigashira, cyangwa se ugakoresha ya mata y'inshyushyu nk'uko twakomeje kubivuga. Soza rero ndagira ngo ndarikire umuntu wese unyumva gukora subscribe, like ndetse na share kugira ngo aya makuru ashobore kugera ku bantu benshi bayakeneye, kandi dufatanyirize hamwe kubungabunga ubuzima bw'umubyeyi utwite mu gihe cyose atwite kuzageza abyaye, ndetse na nyuma yo kubyara akomeza agubwe neza. N'umubyeyi wabyaye ushobora kuba agira ikibazo cy'ikirungurira, karoti n'igisheke byamufasha, ndetse n'amata y'inshyushyu akumva aguwe neza. Murakoze, murakarama, naho mu kiganiro cy'ubutaha mugubwe neza.